nongeye kubakira muri kino kiganiro cy'imvune imvano cyo kuri uyu wa gatandatu tariki 27 z'ukwezi kwa mbere mu 2024. Nk'uko nabibabwiye ubushize, twatangiye uruhererekane rw'ibiganiro bivuga ku mukino ngororamubiri mu Rwanda. Mu mpera z'umwaka ushize twagiye i Bordeaux mu Faransa gukora ibyo biganiro n'abahoze bakora uwo mukino ngororamubiri kuva mu myaka za 70 kugeza mu 2000. Twagiye i Bordeaux kubera yuko ariho Mukamurenzi Marciana aba. Mukamurenzi Marciana akaba yarabaye ikirangirire muri uwo mukino. Twashoboye rero kumuhuza n'abandi bakinanaga bari hirya no hino ku isi, bariko bakaba bari ku mirongo ya telefone. Twashoboye kuvuga ku mateka yabo, ariko tubaha n'umwanya wo kugira inama abakina uwo mukino muri iki gihe, na cyane cyane yuko hari abarimo kwitegurira imikino ya Jeux Olympiques izabera mu Faransa kuva ku itariki 26 z'ukwezi kwa karindwi muri uyu mwaka kugeza ku itariki 11 z'ukwezi kwa munani muri uyu mwaka 2024. Uretse abo bakinnyi, twanabahuje n'abayobozi babo, baba abakera ndetse n'abubu. Abo bakinnyi rero ni Sibonyange Immaculée wari mu Rwanda, Uwiringiyimana Julienne nawe wari mu Rwanda, Mukakigeri Marthe wari mu Rwanda, Nyandwi Aloise wari mu Rwanda, Ntawurikura Mathias wari mu Rwanda, Ndagijimana Elkan wari mu Rwanda, Dis Dieudonné wari muri Amerika, Murenzi Emmanuel wari umutoza akaba yari muri Benin, Jean Marie Vianney Ndagijimana we yarakuriye ishyirahamwe ry'umukino ngororamubiri mu Rwanda mu bihe bya kera, akaba ndetse yari no muri Komite Olympique, we akaba yari mu Faransa. Twari kumwe na Clementine Mukandanga we yari mu Butaliyani, hamwe rero n'umuyobozi wa Komite Olympique yo mu Rwanda ubu Alice Umuringa nawe yari mu Rwanda. Ibi biganiro mwabiteguriwe kandi mugiye kubigezwaho na Ferenga Kwaya. BBC gahuza miryango i Bukavu ni kuri FM 102.2. Mu kiganiro cy'ubushize rero twahagaritse Dis Dieudonné uri kuvuga ukuntu yatangiye gukina uwo mukino bakamusiga cyane. Reka abariho akomereza. Ariko byantwaye igihe ntago byagiye nabyari bitandukanye n'ibyaba bagenzi banjye nkurikije uko nabyumvise gihe narasizwe cyane rwose. Ariko ubwo natangiye igenda karindwi murakoze. Umuntu hano twirukankanye mu Rwanda n'umwe ni Nyandwi yarasize. Nyandwi ndagutumuje cyane, naherukaga amakuru yawe kera, ariko niwe mu bantu twirukankanye tukirukankana muri competition imwe mu bantu bari hano bose. Murakoze cyane. Ubwo mwirukankaga muri metero zingahe? Hari muri 99 bariho barashaka abantu bajya kwirukanka, ngira ngo ni championnat du monde ya half marathon yari kubera Zurich mu Busuwisi. Ntabwo twirukanse turi benshi, twirukanse turi nk'abantu nka 20 bonyine, ariko n'igihe wabaye wanyuma. Ndabyibuka nyine icyo gihe. Igice cya marathon ni nabwo bwa mbere nari mubonye kandi ni nabwo muheruka. Ariko waje kugeraho ukora amateka ugera kuba mu ba mbere birukanka mu Rwanda. Naje kugeraho nyine ibyo nakubwiraga byagiye bintwara umwanya muremure, kuko nanyuze imbere y'abatoza. Hano harimo umutoza umwe wantoje witwa uyu Manuel, ariko hari nk'abatoza nka 5 bagiye bantoza. Harimo Rwawi Innocent, harimo uyu Murenze Manuel, harimo Eric Karatira, harimo n'umurundi witwa Rukenkanya Adolphe n'umufaransa witwa Frank Philippe. Abo nibo batoza nanyuze imbere kandi nabo ndabashima. Rero buri wese yagiraga icyo anyigisha n'icyo ambwira kandi nkagerageza kucyumva. Ubundi hasigaye nkagerageza, nagendaga ntanga amafaranga ku giti cyane nkajya kwitoza haba muri Kenya haba muri Maroc, ariko ntoherejwe na federasiyo. Yari igiye mvuze nti ngiye kujyaho bari abakinnyi bakomeye bari, ngende mbane n'abamezi 3 nkongera nkagaruka mu Rwanda. So nyuma rero nza kuza kuba umukinnyi ukomeye, ariko sinavuga ngo nawe umukinnyi ukomeye kuko ahangaha aba bose bari hano bose ndabubaha, kuko nibo nagiye nirekeraho. Ntago nkomeye kubarusha, ubwo ngenda bubaha barakomeye kunduka. Wirukankaga metero zingahe? Ntangira kwirukanka natangire kuri metero 5000 mu kibuga, ni nabyo nakomeje kugenda nitoza mu kibuga, nkajya mbivanga na metero 10,000, ariko metero 10,000 nibyo navuga byabaye nk'ibimpira, kuko nibyo naje gukoramo rokoro nationali. Nkuyeho rokoro yari ifitwe na Ntawurikura Mathias,
ariko kugeza uyu munsi raporo y'ibirometero 5 iracyafite ntawe ukora Matiyasi. Nubwo na Mukamurenzi nawe ndamushoje kandi ndamwubaha, urebe igihe yirukira ariko aracyafite raporo nationali y'ibirometero 3. Wenda izindi bagiye bazikuraho muri ino minsi kubera imyaka ibibaye myinshi cyane, ariko nka raporo y'ibirometero 3 n'ubu nta muntu urayikuraho. Ni kimwe n'iya Matiyasi nayo ishobora kuba imaze imyaka myinshi cyane ntawe urayikuraho. Hari na mugenzi wacu nawe hano ni Erikane wakinye Jeux Afrique zabereye i Nairobi, nawe raporo ye yamaze igihe kinini cyane, yaje gukurwaho na Sharanga wa Alexis, ariko nawe imaze igihe kinini cyane. Ubwo rero natangiye kwirukanka muri 97 ntangira ku birometero 5. Murakoze. ubu ngubu ukaba uherereye he? Mperereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri state ya Texas. Ubwo umuntu yavuga ko kuko watangiye muri za 90 warashoje, ubu ngubu nawe ntabwo ukiruka, ibyo kwiruka warabihagaritse? Narabihagaritse. Imikino ya nyuma nakinnye mu ikipe y'igihugu ni imikino ya Commonwealth yabereye Scotland muri Ecosse muri 2014, kuko nagiyeho numva nifuza gusezera, ndategura cyane n'imbaraga nyinshi cyane, mvuga nti reka ngerageze njye kuri podium musezere, ariko ntago byankundiye, ntago podium nayigiyeho. Nuko rero nsezera gutyo nyine kuva muri 2014 byanyuzamo wenda nkirukanka cyangwa se nkinitabira n'amarushanwa, ariko ari ukwirukanka byo kwishimisha atari amarushanwa. Wavuze umwe mu batoza bagutoje witwa Adolphe Rukenkanya, uwo ni umurundi uzwi cyane. None bipfira he ko watojwe na Adolphe? Adolphe yatoje abanonozi benshi bagenda bavamo abanonozi bakomeye, harimo n'umwenzi ngewe twaniganye yitwaga Venuste niyo ngabo, twariganaga muri segonderi, ndamuzi. Bose nabo mu Burundi mwagiye muvuga ngo babasigaga cyane, baciye mu maboko ya Adolphe Rukenkanya. None bipfira he kugira ngo mwebwe mutagera kuri izo mbaraga mushobore kuba ba mbere ku rwego rwa Afurika no ku rwego rw'isi? Urakoze cyane. Adolphe Rukenkanya yaje kudutoza ngira ngo ni mu mwaka wa 2002 niba mbyibuka neza. Aza porogaramu yazanye ndayibuka yaje itandukanye cyane na porogaramu twakoraga, kuko yari yungirijwe na coach Murenzi Emmanuel ari hano, ngira ngo nawe arabyibuka neza. Yazanye porogaramu itandukanye n'izo twakoraga, aradutoza, bamwe barakomera abandi baba barwayi kubera nyine atrenoma. Yazanye atrenoma urumva z'abakinnyi batwaraga imidari ya Jeux Olympique, yaragutozaga ukiruka cyangwa se ukarwara. Ndi umwe rero mu bagize amahirwe yo gutoza akiruka, kuko nibuka raporo yakoze bwa mbere y'amezi 6, nijye mukinnyi jyenyine warangije porogaramu yose ntasibye n'umunsi n'umwe. Faze ya mbere y'imyitozo yakoze icyo gihe, ariko ahantu byagendaga bipfira wenda ntagire umuntu utwara umudari wa Jeux Olympique cyangwa wa Championnat du Monde, sinzi niba nabyita umuco uri muri twebwe Abanyarwanda, ntago mbizi neza, kuko nibuka ko muri 2003 maze umwaka wose antoza, niwo mwaka nigaragajemo ko nkomeye, ko nshobora kuvamo umukinnyi ukomeye. Nagiye muri Championnat du Monde militaire cross country, ni irushanwa ry'isi ry'abasirikare bo ku isi yose. None wowe uri umusirikare? Ryabereye Bordeaux. Nari umusirikare. Iryo rushanwa ryabereye Bordeaux mbu wa mbere, ariko bitavuze ko hatari harimo abakinnyi bakomeye, harimo abanyakenya bose bazwi bakomeye, harimo abakinnyi bose bo ku isi n'undi batsinze, kuko n'abari bose ba Paul Tarigate ntabwo yari arimo icyo gihe, ariko n'abari bose batsindaga amarushanwa ya Championnat du Monde, amakorosi biki, bari abasirikare. Nibuka ko icyo gihe maze kuba uwa mbere, hari umuntu waje arambwira ngo ni directeur technique w'ikipe ya Qatar, ariko reka muvuge ko nayo ngiye kubigira ibanga, ni ibanga nabitse igihe kirekire. Yaraje aranyegera maze kuba uwa mbere, arambwira ati ndi directeur technique w'ikipe ya Qatar, ati ndaguha 200,000 by'amadolari, duhure muri Kenya, ndatuguhe nationalite ya Qatar, tuzajya tunaguhemba umushahara w'umusirikare wo muri Qatar. Ariko urumva umuntu wari umaze kuba uwa mbere kumbwira ibyo bintu, ni ibintu nkumvaga habe na gahunda ntanashakaga no kumva, numvaga yuko ahubwo ngomba kuba uwa mbere ndi umunyarwanda, nkagumya, kuko numvaga ngiye kujya mbu uwa mbere nkuko n'abandi babaga wa mbere, nkuko tuvuga ngo bashaka. Rwose ndamuhakanira mu cyubahiro, ndavuga nti ntabwo nzi ko byashoboka, kubera yuko nanjye hari ibyo numva nshaka kugeraho n'igihugu cyanjye. Ndabimubwira, Fred nyine dutandukana gutya, ariko nyuma
ayo mafaranga nyine yayahaye abandi, hari abandi bayahaye, kuko n'amarushanwa y'isi ya gisirikare ukurikiyeho undi mwaka yabereye Beirut muri Libani, hari umukatari wasize ariko w'umunyakenya, kandi uwo Fred ahita aza kuwusomera ngo wanze amafaranga ngo nyaha abandi ngo none bagusize. Kabaye nk'akambubazamo gakeya. Nibyo nari ngiye kukubaza, none uricuza icyo gihe? waricujije na n'ubu uricuza? Oya, ntabwo nicujije, kubera yuko nyuma yaho natsindiye amafaranga aruta ayo ngayo, na nyuma yaho ntabwo nabashije, iyo nda wenda kujya muri Qatar simbizi, ariko ntabwo byari kuba binshimije, kandi umuntu agomba gukora ikimushimishije. Wenda nashobora gutsinda shampiyona du monde cyangwa kuko bari bafite uburyo bategura, iwacu tutagira, ariko impano iwacu tuzifite, impano iwacu turazifite, ariko burya gutegura sometime ntabwo igihugu kiba kitagize, ariko ugasanga nko ku munota wa nyuma abakinnyi baraye kuri airport buri bucye bajya gukina. Ntabwo nk'urugero nko muri 2004 icyo gihe hose nabaga nkomeye, hari irushanwa shampiyona du monde yabereye mu Bufaransa, Saint-Étienne-Saint-Gallen, ugasanga turaye ku kibuga cy'indege. Kubera iki? Tuhageze nta protokole zazaga gufata abantu, zatashye, kandi imikino iri bube, tugategura, ariko ugasanga finale ya nyuma wenda nko mu rugendo birapfuye, ntidutegura urugendo neza, twarateguye imyitozo. Nka Mombasa, shampiyona du monde yabereye Mombasa, ndabyibuka neza, twari twariteguye kuko jye nahagurukiye Idoreti, aho ugasanga abandi bakinnyi baragenda n'indege, twe tukagenda na bisi kuva i Kigali kugera Mombasa. Ariko ntabwo nicuza ko ntagiye muri Qatar, kuko ibyo bampaga n'ubundi uyu munsi wa none nabigezeho, kandi kuko hari nka kompetisiyo najyagamo, igihe cyacu cyari igihe cyiza, kuko nka kompetisiyo ziri prive harizo natsindaga zikomeye zihemba $50,000 by'amadolari nka wa mbere, kandi atari imwe atari ebyiri. Nka Abu Dhabi hariyo nigeze kujyamo mu wa gatatu $100,000 by'amadolari. Urumva rero ntabwo naregereka ngo kuko kuba ndi umunyarwanda n'abakiniye n'u Rwanda nibyo numva nishimiye kurenza ko nari kujya gukinira ikindi gihugu, kuko no mu Bufaransa byabaye 2007 kugeza 2009 mu Bufaransa, aho niho nabaga, ariko nakiraga message buri gihe bivuye mu gisirikare cya Regie Étrangère, bambwira ngo ndi muri Regie Étrangère bamwe umushahara w'igisirikare ubuzima bwanjye bwose, ariko ni mu Bufaransa ntabwo nabyemeraga nabyo, kandi hari bagenzi banjye b'Abarundi, Abanyakenya n'abandi bo babyemeraga, ariko njye ntabwo nabyemeye, kandi narabasigaye. Nuko nyine nuko navuga, nubwo ntatwaye umudari, ariko ku giti cyanjye haba mu myitozo nakoze magisi yose ishoboka, kandi n'abatoza bose banciye imbere. Nta mutoza n'umwe utaragiraga akantu kari tekinike ankosora akambwira akatura umwateretse mwiza, ariko harabura iki, genda ugerageze. Ikintu cyari cyarananiye, Murenzi yari yaragowe buri gihe anyigisha uburyo ushobora gukora stretching. Muri uyu munsi wa none ntabwo ushobora kunama amaguru ku mano, sinzi uko bimeze, ariko ndamushimira Manuel, kandi by'umwihariko ndashimira aba bagenzi banjye bari hano bose, kuko buri wese hano abyumve ko muzi, nubwo ari ubwa mbere mvuganye nabo, ariko buri wese uri ahangaha ndamuzi. Urakoze cyane. Ndaza kuza guha ijambo Mukandanga Clementine, kuko we n'uwo muri myaka ya za 2000, we ni mushyashya, ariko mwumvishe ko twatangiye kuva mu myaka za 70, turaje tugeza mu myaka za 90. N'iyi myaka ya 2000 rero Disi Dieudonné yaratangiye kutwinjizamo, ariko muri iyi myaka ya kera dufite umwe mu babaye abayobozi ba komite olympique yo mu Rwanda, wabonye ukuntu bamwe muri mwebwe mwirukankaga, wajyanye namwe bamwe muri mwebwe aho mwajyaga kwiruka, kugira ngo nawe atuganirire mu rwego rw'ubuyobozi, ese bo ayo mateka yabo bayabonaga gute, bayakiraga gute, bayasigasiye gute. Turi kumwe rero na Jean Marie Vianney Ndagijimana. Jean Marie Vianney Ndagijimana, wowe uri hano mu Bufaransa. Ndakumva kandi ndagushimye ko ntumiye muri iki kiganiro ubundi cy'urubyiruko, ngira nkaba ndi umusaza, ariko nagira icyo nongera ku biganiro bagiranye. Ndagushimiye cyane rwose. Nari nagutumiye, nanifuje yuko waba hano aho twashyize studio Bordeaux, kuko nzi kuri mu Bufaransa, hari n'abandi bakinnyi bari hano mu Bufaransa nari natumiye kugira ngo baze, ariko ntibashoboye kuboneka, ariko turi kumwe ku murongo wa telefone. Ikibazo cya mbere nagira ngo mbanze nkubaze, wabaye umwe mu bayobozi ba komite ya Jeux Olympiques yo mu Rwanda ryari? Mu by'ukuri nabanje kuba perezida wa federation y'ubugororangingo nyine ya atletisme,
noneho nza gutorwa muri komite olympique nationale icyo bitaga CNOR, komite olympique nationale du Rwanda. Ubwo hari muri za 80 ndakeka na kabiri ahari, nibuka impamvu uwariho yaravuyeho, ariko minisiteri y'urubyiruko kubera ko bari basanzwe babona nkoresha cyane organiza za competition d'athlétisme muri za minisiteri n'ibiki, bansabye ko nakwinjira muri komite olympique noneho kugira ngo mbafashe no gukora organisation, cyane cyane ko batekerezaga no kuzasaba ubushobozi cyangwa uburenganzira bwo kujya muri Jeux Olympiques za Los Angeles zari zaratangiye kuvugwa. Niho rero nabaye secrétaire général wa komite olympique, ariko nkomeza no kuba perezida wa Fédération d'athlétisme. Ngo tubwire rero, wowe wabaye umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wo kunonora imitsi mu Rwanda, wabuze amateka y'igihe federasiyo nk'ingi cyangwa se ishyirahamwe ry'uyu mukino ryatangiriye mu Rwanda? Mbanze nshimire rwose abari muri iyo mikino, ariyo kuri commune, ariyo mu mashuri, haba mu mashuri yisumbuye cyangwa muri universite, kuko hari kategori ebyiri n'icyo gihe. Mbashimire kuko n'abantu bitanze. Byari bigoye twarabibonaga, kuko umuntu yazaga ikigaraje kwiruka ukabona nta bushobozi afite, ukabona atari entraîné bihagije, ukabona ndetse rimwe na rimwe bumugoye no kumva organisation ukuntu byabaga byifashe, ariko bafite ubutwari, bafite n'ubushake bwo kugira ngo bafatanye n'abandi guteza igihugu imbere, kuko buri icyangombwa nk'uko abahanga bakunda kubivuga, icyangombwa si ugutsinda, icyangombwa si ukubona za coupe, icyangombwa ni ukujya muri iyo mikino ugaparticipa wihagarariye ababyeyi, wihagarariye commune cyangwa prefecture wakomokamo, ariko cyane cyane igihugu cyawe. Kubona idarapo rizamuka, ibendera ry'igihugu rizamuka, icyo gihe yari ishema rikomeye cyane. Ntabwo rero navuga ngo federasiyo yatangiye uyu mwaka ibintu, kuko ndakubwira ko ngewe nagiye kuba perezida wayo nsimbura uwari usanzweho, ariko na mbere wenda ntiyakoraga nk'uko nguko, ariko hariho federasiyo, kuko niyo yakoraga nyine na za competition urwego rw'igihugu. Mu mwaka bagatumiza abanyeshuri, mbese amakipe y'abanyeshuri hirya no hino mu Rwanda bakaza kurushanwa i Kigali, babanje kujonjora, byavuzwe, abanyeshuri hirya no hino n'abasirikari. Federasiyo rero no mu mateka rwose narashakishije nanjye, nta namwe bavuga bati yatangiye umwaka. Hagize wabicukumbuye akaturusha yabitubwira, ariko ngewe nzi ko na kera muri za 60 na nyuma yaho habaga amarushanwa ya atletisme, ariko ibi byo mu giturage byo gusimbuka urukiramende, kwiruka, byabagaho, ariko bitaragera kuri niveau technique y'igihugu ngo u Rwanda rutekereze kuba rwajya gukina hanze. Ntabwo ari ukwishyira imbere, ariko atletisme yazamutse cyane dutangiye gushaka kujonjora abanyarwanda bashobora kujya muri Jeux Olympiques za Los Angeles muri 84. Byatangiye imbere, dutangira kuko ninjye wari ubishinzwe, ntangira kugirana ibiganiro na komite olympique yo ku isi. Icyo gihe komite olympique yaburwaga n'umusaza ambassadeur Samaranch ukomokaga muri Espagne. Hariho na za komite nationaux zayoborwaga n'umuntu wo muri Mexique, ndetse nigeze no kujya Mexico kuganira nabo tubasaba imfashanyo, kandi baraziduhaye. Samaranch yaje mu Rwanda, ubu ngubu wari perezida wa komite olympique, yaje mu Rwanda mbere ya Los Angeles. Twari twamutumiye tugira ngo tumusobanurire impamvu n'u Rwanda rugomba kujya mu mikino, nubwo tudafite ubushobozi, nubwo abatlete bacu batari bagera ku rugero rw'abandi bo ku isi. Mwibuke ko icyo gihe nko kwiruka bavuduka ku isi hari abantu b'ibihangange ba Carl Lewis. Ntabwo rero twashobora kubona abantu bo kujya kwiruka hamwe na Carl Lewis. Twebwe abo twabashije kubona bageze kuri batafite na minima nk'uko babivuga, kuko burya hari urugero bagomba kuba bagezeho kugira ngo bajye muri Jeux Olympiques, mu mikino ya Olympique. Ubwo rero twasabye gusonerwa kugira ngo batubabarire, nubwo tudafite abashobora kugera kuri minima zo ku isi, ariko nibura baduha imyanya nk'ingahe yo kujya kwiruka kugira ngo bitoze, batume n'abanyarwanda bakunda uwo mukino. Rero twabashije kubigeraho, twakoze rwose negotiation zikomeye icyo gihe,
biratungana. Ikipe wenda turaza kubigarukaho nimumbaza. Ubwa mbere mwagiye babemereye rero babemereye ryari bwa mbere kugira ngo mugende? Batwemereye muri 83 kuko twari tumaze igihe nyine tuganira nabo. Nakubwiye ko President Samaranch wayoboraga Komite Olympique y'isi yaje mu Rwanda, twamutumiye. Ibuka ko icyo gihe perezida wa komite yari ndi bana sinibuka, ariko twaraganiriye cyane. Yagombaga no kubonana na perezida, ariko ku munota wa nyuma baravuga ngo Perezida Habyarimana ngo yagiye muri commune cyangwa muri prefecture yabashije. Ariko Samaranch atwemerera ko u Rwanda rwemewe, ko ahubwo tutagira umubare w'abatlete benshi. Icyo gihe abatlete bari 3 gusa, ariko ikipe yose bari 5. Muri abo 5 rero hakabamo Twagirayezu Emmanuel, mwakomeje kuvuga cyane, niwe wari entraîneur n'ubundi icyo gihe yakoraga muri Minisiteri y'Urubyiruko, na Karinda inshuti wanjye. Karinda twari inshuti, twarajyanye Los Angeles. Njyewe ariko sinagiye ndi muri team ya Jeux Olympiques, nagiye ndi officiel, natumiye ku ruhande rwanjye by'umwihariko. Ariko ikipe y'u Rwanda yahagarariye u Rwanda muri Jeux Olympiques za Los Angeles bari 5, bari nyine Emmanuel entraîneur, Mukamurenzi Butera na Rudasingwa Jean Marie Vianney, noneho na Karinda ajyana nabo nk'umunyamakuru wa Radio Rwanda kugira ngo ajye amenyesha abanyarwanda ibiba buri munsi. Ariko mu mikino ngewe nabaga ndi hamwe na Karinda, tuzunguruka tujya kureba ukuntu abakinnyi bameze, cyangwa se no gufata amakuru kugira ngo hatagira ikibabaho, mbese no kubashakira ubuzima bwiza. Muri icyo gihe twamaze iminsi ndakeka nka 15 cyangwa 20 Los Angeles. Ubwo ngira ngo wenda Disi Dieudonné numvishe ari umucukumbuzi cyane, araza kutubwira igihe federation cyangwa se ishyirahamwe rya atletisme ryagereye mu Rwanda na Komite Olympique yaho. Ariko ngarutse gatoya ku byo bavugaga, ingendo zabo bagiraga, hari inzitane bahuraga nazo, mwebwe nk'abayobozi mwabafashaga iki? Ni nk'ibihe bintu wibuka by'inzitizi mwahuraga nabyo aba bantu bajya gukora ariko mugakora iyo bwabaga kugira ngo mubafashe? Byari nk'ibiki nk'ibyo wibuka? Icyo nibuka cyane ni ibyerekeye Mukamurenzi Marciane, kuko Marciane ngende perezida icyo gihe baravuga ngo ari mu giturage, ngo niho yiruka, ngo niho yazaga Kigali avuye mu giturage, ariko afite talent zitabaho. Noneho tuza kwibaza impamvu adatera imbere mu byerekeye vitesse, mu byerekeye mbese record yakoraga, ugasanga iteka aguma hamwe atada progress. Noneho tuza kuganira, ubwo nari naramubajije ubuzima bwe mbuzi, nza kuganira na Ministre wa Jeunesse w'icyo gihe. Ndamubwira nti muri Ethiopia bambwiye ko abakinnyi babo bose bari yababonaga imidari za marathon, bari yabiruka 10,000, bari yabiruka 1,500. Barambwiye bati abakinnyi bacu bose bo muri Federation d'Athlétisme ya Ethiopia hafi ya bose bari abasirikari. Kubera iki? Babagize abasirikari abari bo yego bakomeza kwiruka hamwe n'abandi, ariko noneho n'abatari bo bakabashyira mu gisirikare kugira ngo babone igihe cyo kwitoza, babone ikibatunga, bahembwe, kandi babe bafite ba entraîneur babana nabo igihe cyose. No muri Kenya naho ndabaza bambwira ko ari uko, hari benshi bari mwari muzi batsindaga za marathon, batsindaga za relais n'ibiki, bari abasirikari. Twebwe rero tukavuga tuti Mukamurenzi ntabwo yaba umusirikari, ntabwo ari wo mwuga wenda yatoranyije, ariko uwo muhakazi gatuma aba hafi ya Kigali kandi akagira ikimutunga, kandi akaba ari hafi ya ba entraîneur, akaba anakurikiranwa neza kugira ngo abantu barebe uko agenda atera imbere buhoro buhoro. Wamuha akazi muri Kigali akemeye, murabona ntacyo byamarira atletisme mu Rwanda. Mbere nashatse kumushakira akazi muri Minisiteri y'abakozi ba leta, kuko niho nari secrétaire général waho, ariko nta poste y'abacontracteur icyo gihe twari dufite. Minisitiri rero wa Jeunesse arambwira ati twebwe twamufata rwose. Bamuha akazi, kamuhaga ubushobozi bwo kugenda cyane.
akava mu mujyi Kigali kandi ari mu kazi akajya ku Kacyiru yiruka cyangwa agenda n'amaguru. nkeka ko mu bintu byatumye Mukamurenzi azamuka akagera aho yageze nubwo n'ubundi yari asanzwe afite ubumenyi ubushobozi, ako kazi kamwegereje kapitale kagatuma akanura amaso kurushaho, kakamuvana mu mirimo yabaga arimo ubuhinzi. N'ubuhinzi ni ingenzi nanone, ariko ntabwo byatumaga abasha kwiyantrena, akamenyana n'abantreneri, akamenyana n'abantu b'i Kigali, abashaka kumufasha bakaba bamufasha. Ibyo rero nkeka ko kuri Mukamurenzi byagize icyo bimara. Abandi Butera yari umusirikare. Ihangane gato, Mukamurenzi Butera yari umusirikare. Mukamurenzi nibyo koko byaragufashije ibi bintu Jean Marie Vianney avuga? Mbanje no kumushimira ibyo avuze nibyo, kuko yabimbajije turi Los Angeles, arambaza ngo nzaguha akazi. Nta nubwo icyo gihe namushimiye kuko numvaga bidashoboka, nibajije akazi azampanya bwa kariko. Kandi noneho n'abakinnyi bandi noneho tumaze gutaha nibwo yambwiye ngo mutegereze, yari yaje hano mu nama mu Bufaransa. Noneho atashye njya kumureba, arambwira ngo nintange kuramutsa ababyeyi kubera ko hari hashize igihe kirekire, ati nzaguhamagara. Nagiye kumva numva rero baramuhamagaye, ndibuka ko n'icyo gihe nageze i Kigali ni nawe wanshakiye aho mba muri Joke. Hanyuma rero nabo bakinnyi bandi baje kuza gukora muri za minisiteri, ndavuga nka ntawe uri kura na Julienne na Rogizi, nabo barabahamagaye baza gukora muri za minisiteri. N'icyo gihe byatangiriye abakinnyi bose bajyaga babazana i Kigali, bikabafasha bikadufasha. Ngewe byaramfashije kuko nahoraga niruka buri munsi mu gitondo na nimugoroba. Ubundi nkajyana nakuriye, icyo gihe nakoraga muri minisiteri, najyanaga kuriye muri za minisiteri. Ibyo byaramfashije cyane kandi ndamushimira. Ibyo ntabwo washoboraga kubikora uri iwanyu? Ntabwo nagombaga kubikora ndi iwacu. Okay. Jean Marie Vianney, wari ukomeje ugeze kuri ba Butera n'ibindi wari ugiye kuvuga byabo umwana? Navuga ko abandi bo bari bafite akazi. Butera nyine ndumva ko yari umusirikari Rudasingwa, ndumva yari umufonctionnaire niba nibuka neza. Yakoraga muri Mijima. Nk'uko rero Mukamurenzi abivuze, hari abandi koko wenda kubera ko batabaye nk'abaprofesiyoneri inyuma, mvuga ko Mukamurenzi yagize akaba profesiyoneri. Hari abandi twamenyaga ko nabo bafite ingorane aho baturuka, aho batuye, tukabatumira tukabashakira akazi muri za minisiteri hirya no hino. Yewe ngewe nageze naho nivanga no mu zindi federation, abantu bakinaga neza basket, iyo barangizaga nk'amashuri muri universite cyangwa muri école secondaire bakambwira bati turarangije, ntabwo nabashakiraga akazi rwose nkabashyira, kuko muri minisiteri habaga za ekipe za basket, ekipe d'athlétisme. Ibyo bintu narabikoze kandi numva nta kibi cyari kirimo. Wenda twabahitishaga mbere y'abandi mu mirimo kuko babaga bafite n'icyo bamariye igihugu by'umwihariko siporo, ariko kandi bafite na diplome zabo bashobora gukora ako kazi. Ntabwo nabaga mbazi rwose, nabaga mbazi gusa nk'abatlete cyangwa nk'abasportifu. Ibyo bintu nabikoze kenshi. Nkeka ko n'ubu nizere ko ariko bigenda iyo bagiye gutoranya abatlete bakwiye gushyirwa imbere, kuko muri za siporo u Rwanda rushobora kugiramo imidari myinshi, haba mu rwego rwa Afurika cyangwa muri Olympique, kubera ko turi igihugu cy'imisozi miremire. Kubera ko u Rwanda, abanyarwanda bafite uko bateye, ntabwo ari nk'abakamerune cyangwa abasud africain. Athletisme ibaye develope cyane, niho bavana imidari myinshi mu by'ukuri. Niyo siporo ya mbere yagiye muri Jeux Olympique y'u Rwanda, nicyo ashaka kuvuga. Kandi nizeye ko byagize icyo bimara, kuko nyuma yaho abajene benshi, abasore n'inkumi bari muri athletisme bose bifuzaga gukurikira ibirenge bya Mukamurenzi na ba Butera na Rudasingwa, kugira ngo nabo bajye muri Jeux Olympique Seoul n'ahandi. Ariko se nk'ibi ngibi nkamwe mwari mukuriye iri shyirahamwe ryabo, bavuze uburyo batozwaga, bavuze hari abavugaga bati habagaho n'ibibazo byo gutegura nabi ingendo zacu. Ibibazo nk'ibyo ngibyo mwabikemuraga mute? Ingendo urabona mu Rwanda icyo gihe bari bataramenyera kujya muri siporo hirya no hino ku isi, ariko nk'ibya Los Angeles twarabiteguye rwose kandi byagenze neza. Ntihashobora kuba harabaye nk'ingorane, ariko byagenze neza kuva bagenda no kugaruka, kandi baranahembwe. Hari udufaranga duke komite olympique yari yarabageneye buri muntu
ndetse n'abatari ba atlete abari muri delegation bose bagize icyo babaha no muri iyo minsi 15 ndakeka kuko zatangiye ku itariki ya 27 y'ukwa karindwi 1984 birangira ku itariki ya 13 ndakeka hasi nibuka y'ukwa munani. Icyo gihe cyose rero batungwaga na komite olympique, ntabwo ari twe su Rwanda rwishyuraga. Bamaze no kurangiza imikino bose bahabwa akantu kameze nka ka prime, kandi byarabafashije kuko icyo gihe nta muntu yabonaga amadolari arenga 1000 muri icyo gihe, byabaga ari byiza rwose ku atlete ba. Marciana nibyo baguhaye amadolari angahe? Reka Marciana tubwire. Banza ari 1500 icyo gihe. 1500 yari menshi cyane. yari menshi cyane. Wayakoresheje iki? Nayahaye ababyeyi ahandi ndabika nta kindi. Wari ukiri muto ntabwo wari uzi ko yarya? Nari nyiri mutoya, ntabwo wari uzi kurya amafaranga. oya. Hari ikindi nashaka kuvuga bandimwe Gakwaya, biriya bagenzi bacu bavuze bavuga bati twari nk'abavandimwe, twarumvikanaga. Icyo ni ikintu, ni esprit ya siporo muri rusange, ariko cyane cyane ya atletisme. Impamvu atletisme ni umukino utameze nk'iyindi yose, kuko umuntu ashyiramo ingufu ze ku giti cye, agasiganwa n'abandi cyangwa se agapiganwa ku ruhande aherereyemo, nta rwango rubamo. Urabona nko muri boxe abantu baba bakubitana ibipfunsi, muri football baba bakubitana imigeri, bakagiramo bakanarakara barwana, basket nuko. Ariko muri atletisme sinigeze mbona scene ituma abantu barwana uretse umuntu wigeze gutega undi abishaka, ariko bahise bamuhana, nta mahane yabaye. Donc atletisme ni umukino w'amahoro mu by'ukuri. Ni umukino utuma buri mukinnyi yishimira resulta zundi za mugenzi we, nta shyari ribamo keretse igihe cyo gushonjora bwa nyuma, ariko nabwo yakurushije umuvuduko cyangwa kwiruka nyine akagusiga, ntabwo bavuga ngo bamubereye kandi yagutsinze, urabyemera. Nta mahana aba muri atletisme. Njyewe n'ubu rwose simbasha kureba match ya foot, ariko yabaye atletisme kuri televiziyo ndicara nkaba narana mbareba ukuntu basiganwa kandi babishyizemo umutima mwiza. Hanyuma se nk'icyo gihe muri iryo shyirahamwe ryanyu, minisiteri zarabafashaga, leta yarabafashaga, igihugu cyarabafashaga mu byerekeranye n'amafaranga? Hari icyo babafashaga cyangwa mwirwanagaho? Sinibuka neza, ariko ndumva nta mfashanyo bahagaza federasiyo cyane, keretse iyo habaga nyine hari za competition baradufashaga. Hari abavuze ko bahawe za mayo icyo gihe, ariko noneho tukiyambaza n'izindi serivisi. Hari ubwo twiyambazaga icyo gihe nyakwigendera Habimana Bonaventure yari secrétaire général wa Muvoma, yari umuntu wafashaga urubyiruko, wafashaga n'abantu bose bagaragaza mbese ubutwari. Twajyaga kumurebera tukamubwira tuti ntiwadufasha ibi n'ibi, akadufasha. Cyangwa tukajya mu mangazini, watwibutsa nka kimwe wibuka bacuruzaga imyenda, bari abacuruzi b'i Kigali bari bakomeye, nabo bakaduha za mayo zo tuzaha abatlete bacu. Nka Bonaventure yabafashaga iki, bwana Jean Marie Vianney, niba atari amabanga? Bonaventure rero hari ubwo yabaga afite n'inkweto, kubera yabaga azifite, yahaga amaserire ariya yakoraga za animation, zabaga ari serire za Muvoma, yabahaga imishanana, akabaha iki n'inkweto, tugateranyiriza hamwe bigashyirwa muri minisiteri y'urubyiruko, noneho bakajya baziha abazikeneye buhoro buhoro. None ni mwebwe mwateguraga? Nibuka nuko na perezidansi ya repubulika igihe rimwe perezida Habyarimana yigize kujya afasha ba atlete, kuko nawe yakundaga siporo cyane, cyane basket. Yajyaga afasha federasiyo uburyo sinibuka, ariko nta subvention twahabwaga, uretse ko byinshi byakorerwaga muri minisiteri y'urubyiruko. Nanone abakozi bateguraga programme, entraîneur yabaga ari umufonctionnaire wa leta. Icyo gihe ndumva Manuel yari chef de division cyangwa chef de bureau, n'ibindi byinshi. Imfashanyo burya nyayo ni ukuguha organisation itegura ibintu, ikakira abatlete igihe baje i Kigali, ikabacumbikira, cyangwa se
tugafatanya kubashakira akazi kugira ngo batagira ubuzima bugoranye bubabuza gukora siporo. None nicyo nari ngiye kukubaza, gutegura ayo marushanwa, nimwe mwateguraga ayo marushanwa yabo kuko bagiye bavuga guhera ku rwego rwa komine, iby'amashuri, kuzamuka hejuru ku rwego rw'intara, nimwe mwabiteguraga? Mwakuraga hehe amafaranga yo kubitegura? Muri komine ndakeka ko ni minisiteri yafashaga komine gutegura ayo marushanwa. Minisiteri y'urubyiruko nta kindi yari ishinzwe nyine ku siporo muri rusange. Ibyerekeye urubyiruko nabyo byarimo activities zirebana n'urubyiruko muri rusange, ariko ni siporo cyane cyane. Yari minisiteri ya siporo. Minisiteri ya siporo kandi yari ifite budget yo gukora ibyo byose, igafasha za prefecture, igafasha za commune, igafasha noneho na federation athletisme gutegura amarushanwa. BBC gahuza miryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Reka mbere yuko rero nsubira kuri Mukamurenzi twatangiranye nawe, reka mbanze mvugane gatoya na Mukandanga Clementine. Mukandanga Clementine, wowe uri mushyashya muri uyu mukino, ni ukuvuga uri mu myaka y'ibihumbi 2000 kandi urimo uranategura kureba ko wajya muri iri rushanwa riteganywa kuzabera hano muri kino gihugu cy'Ubufaransa hondi i Paris mwaka utaha. Wumvisha ibyo bagenzi bawe bavuze muri aya mateka yabo, ugereranyije nawe urumva wungutsemo iki muri aya mateka? Yako nabyumvishije aba bose nta umuntu wanze muri abo ni Coach Murenzi we twarajyanye muri komene Warufe bwa mbere, nsohoka bwa mbere na Disdiadone we twamusanzeyo na Mathias ndamuzi, ariko ntabwo muzi twirukankana, muzi ari umujyanama nyine ku bakinnyi batoya bari kuzamuka. Umuntu ahubwo numvaga mu mateka ni Mukamurenzi, iryo zina no muri karitsiye hari abarinyita y'uwo Mukamurenzi bitewe n'uko wirukanka. We wiruka metero zingahe? Tangira bwa mbere natereye kuri 1500, njya kuri 5, njya ku 10, njya kuri hafu, ubu ndi kuri marato. Ariko na hafu ndayiruka, ni ibintu bisanzwe nyine byose ndabicanganyikisha. None ukaba ugeze hehe mu rwego rwo gutegura iyi mikino ya Olympique izabera i Paris umwaka utaha? Ubundi sinari nzi ko n'ibyo bihe nabibona, kuko numvaga ari ibihe gukora 2026-50 basabaga, numvaga bikaze. Numvaga kuko nzi ko mu Rwanda nta mukobwa ubifite ibyo bihe. Ndavuga nti ntago nakora ibihe Mukamurenzi atakoze, kandi kuko numvaga ari we mbonaho icyitegererezo. Ndavuga nti reka nyine nkajya muri imyitozo, ariko mbere aho gatoya ngiye ntangira ibintu bya atletisme bwite ntangira kumenyekana ni 2014. Numva giye nari umuntu ukuze, nari umumama. Ubwo rero bitangira numvaga ari ibintu nyine kwiruka, kuko numvaga bikunze cyane. Gusa nari mfite amatsiko yo kumenya uwo Mukamurenzi no kumubona. Biba ngombwa rero ko ntangira kwiruka. Murenzi wo ngo Coach Murenzi warabizi, aranze dusohokana bwa mbere kuri indege, byabaye ikibazo gikomeye 2014. Ndumva nibwo twagiye muri komene Warufe mu Bwongereza, byabaye ikibazo gikomeye ku buryo narinze ngera mu Bubiligi ntasinziriye. Anyicarika n'uwo bitaga Mukasakindi Claudette. Mukasakindi Claudette buriya ndanamukunda cyane, buriya niwe wagiye anyigisha, kuko niwe twasohokanye bwa mbere, niwe wanyigishije uko biruka, uko bahindura amasaha, nimba ari mu kibuga, nimba ari ugukata 400 urayikata gutya na gutya. Ntabyo nari nzi, niwe wagiye abingisha, kuko giye nirusohoka bwa mbere naratunguranye. Ni ibintu byabayeho bitunguranye, nta bantu bari banzi. None ikibazo wari ufite ubwo mu ndege cyari iki? Numvaga ikibazo cyo mu ndege cyane rero numvaga nibwo bwa mbere wari ugeze mu ndege. Ni sereri wari ufite? Oya, nta sereri nari mfite. Numvaga indege kubera ari ubwa mbere kubera twagiye n'indege ya 2:00 z'ijoro, twagiye na Ethiopian iriya nini. Nkigera ku kibuga numvishe ngize ubwoba, mbona ari ibintu bidasanzwe nyine indege, kuko nyibona mu kirere nahise mbona ari ikintu gihindutse ukuntu.
ndavuga rero reka mpamagare mama mubwire ko ngiye gupfa. Ndampamagara mama nyine ndamubwira ati mama nubona ngarutse nayo mfite agatelefone gato sinayo nzi ibi by'amatelefone manini. Mama nyine arambwira ati so ndamubwira ni mama uzandebera abana neza. Mpita ngenda nyine ariko ubwo nyine nabaye nyinjiramo numva ni ibisanzwe nyicara. Ikibazo cyaje kongera kuba ni uko uburyo yahagurutse n'uburyo ihindura hariya urabona mu kirere igenda ukuntu. Noneho nyine koca arambwira ati rero ujye hagati ya Claudette niwe umenyereye iby'indege niwe ujya kubwira bimwe byose. Kari bugenda Claudette icyo gihe dusohoka yatujyanye ngende Claudette Ramagari umuhitira Felicien n'uwo bitaga Tadesi n'uwo bitaga Posier disi Dieudonné niwe twamusanzeyo. Ikindi kibazo ibintu byo kwirukanka nambaye udukabutura dutoya ntabwo nari mbimenyereye cyangwa biriya byo kuvuga ngo baragukorera massage wambare ngo agakabutura kagufi wapi. Reka rero nari nararwaye amaguru. Koci nyine akajya ndamushimiye gusa byumve n'ahari yamfataga nk'umwana nyine muto cyane. Igihe cyose akanyigisha kurya ibintu byo kurya byo hanze byari byarabaye ikibazo. Ariko ngiye mu mutwe wanjye nibaza ukuntu nkigerayo nibazaga uburyo nzasubira mu Rwanda niho hari harabaye ikibazo uburyo nzagerayo. Mu mutwe wanjye hiberagamo ngo nk'ubu nkahinduka nk'akanuma kakangurutsa nkisubira mu rugo. Ibintu byo gukina gutekereza ibintu byinshi reka da ni ukuntu nzagera mu rugo. Umunsi wo gukina koca aranjyana nyine njye na Claudette urumva bwari ubwa mbere urumva kugira ngo ujye muri stade za hariya z'i Burayi urabizi nyine ukuntu ziba zimeze. Igihe cyo gukina njye ndaca muri makeya nyine nguruka. Yego. Ubwo araza aratujyana amasaha nyine kubera ko twari bukine mu ijoro ariko mbere yaho arakajya atubwira ati rero amasaha ya hariya bwira butinze 2:00 buba hakiri ku manywa. Gusa 2:00 mwebwe muzajya mukinga amadirishya muryame. Birangije nyine urumva imyitozo giye kubera imyitozo nakoraga yamvunaga nyine ntanayimenyereye ko ngiye nabanje no mbere yaho nabanje no kurwara n'umusonga kubera ibintu bya menstruation amakote gukora amakoti. Birangije nyine ubwo amakote ni iki amakote ni iki uvuga? Ntibaza Murenzi aragusubiza. Amakote y'imbeho. Oya ubwo ni za kote. Oya haza kumurenza. Reka Murenzi adufashe. Kote ni imyitozo yo kongera resistance ni yo kwirukanka uzamuka kugira ngo wongere imbaraga. Ni travail sur côte. Oh. Okay. Icyo gihe mu ndege ya Ethiopia mwamugejejeyo Murenzi we. Kandanga ndamushuhuje anyibukije nyine urwo rugendo ntabwo rwari urugendo rworoshye usibye nawe hari n'abandi bakinnyi benshi twagiye tujyana mu ngendo ari ubwa mbere buri indege bikaza rero kugaragara yuko batamenyereye rwose ko bafite ubwoba ko batinye indege abenshi ibyo yavugaga ati numvaga icyo nshaka ari ukwitangira. Abenshi n'ubundi ntibakubwaga bati kiriya kintu tugiye kwinjiramo cy'umutiba ntikiri buturye ese buriya koko kiragenda. Nuko rero nk'umutoza wenda n'abandi twabaga turi kumwe muri delegation twagerageza kubaba hafi ukabaganiriza mu ndege ugahaguruka ukajya kubareba mbese ukabatinyura ukabereka yuko kugenda batari bonyine bari kumwe n'abandi bantu icyababaho cyaba no ku bandi kandi ko indege yizewe iri bugereyo. Ibyo rero biri muri bimwe usanga na performance z'abakinnyi bacu rimwe na rimwe zijya hasi kubera ko gukora ingendo ntabwo ari ibintu baba bamenyereye noneho byababaho bakagira shock mu mubiri wabo no mu buzima bwabo ku buryo mbese mugejejeyo usa naho wongeye ni ukumusana kugira ngo umutima ujye mu gitereko. Bifata umwanya rero ariko abakinnyi ndumva bo twagiye tugendanye nagiye ngerageza kubamara ubwoba kubatinyura kubaha bagenzi babo bakabafasha kugira ngo ururimi abakinnyi bo baganiramo hagati yabo abashe kumva yuko ibyo umubwira ari ukuri. Naho ubundi ingendo ku bakinnyi bacu byagiye bigorana rimwe na rimwe cyane cyane ku batangira. Murakoze.
ngaho Clementine tubwire rero, watubwiye ko uriya muhigo wa Marisiyana w'amasaha 2:26 ko wari ugoye kuwuca, ariko ntabwo watumenyesheje niba warawuciye. Byaje kukugendekera gute? niko numvise ngo narawuciye ejo bundi wari amasaha 2:25 n'amasegonda 58. Ni umuhigo bashakaga yuko abantu baca kugira ngo bashobore kuzajya muri Jeux Olympiques. Byari ibihe basabaga bya Olympique. Basabaga ntabwo. Reka mwunganiremo gatoya. Yego. Reka nunganire Clementine mo gatoya. Yego disi. Kujya muri Jeux Olympiques ntabwo ari ibya buri wese, basaba minima ni ukuvuga igihe fatizo. Kugeza rero ejo bundi Clementine yirukanka nta munyarwanda n'umwe wari ufite minima. Ejo bundi rero yirukanka ngira ngo aje nk'ibyumweru 2 cyangwa 3, ntabwo nibuka neza, yabashije gukora ibyo bihe bisabwa. Noneho ibyo bihe bikoze nta n'umunyarwanda nyine wabigiraga, ni ukuvuga ngo byari ibihe bikomeye, no muri rokoro zabayeho z'u Rwanda nta munyarwanda wari ubifite. Abikoze binamuhesha kuba afite rokoro y'u Rwanda. Akoze ibyo bihe bimwemerera kujya mu mikino ya Jeux Olympiques zizabera i Paris. Abakoze na rokoro y'u Rwanda. Hagati aho rero rokoro uko zagiye zikurikirana zo kuri marato z'abakobwa, Mukamurenzi niwe washyizeho rokoro imara igihe kinini cyane nta munyarwanda urayikuraho. Hanyuma yaje gukurwaho n'uwitwa Nyirabarame Epifani, ngira ngo hari ni muri 2009 ibereye mu Budage, hari ngira ngo 2009. Hanyuma ya Berlin yashyizeho na Nyirabarame, yaje gukurwaho na Salome muri Canada. Niwe wakoze amasaha 2:26. Hanyuma rero byakuweho na Mukandanga Clementine na 28. Ubu rero Mukandanga Clementine niwe ufite rokoro y'u Rwanda. Iyo rokoro afite ikaba yanaje munsi y'ibihe bisabwa. Ubu ni ukuvuga ngo yemerewe kuba yakina Jeux Olympiques nta gihindutse, yemerewe kuba yakina Jeux Olympiques z'i Paris. Akaba ari nawe munyarwanda wenyine ubu ngubu uri karifiye, ukize no mu mikino yose, niwe wenyine ubu ngubu uri karifiye kuba yavuga ngo yujuje ibisabwa kugira ngo ajye muri Jeux Olympiques. Murakoze. Urakoze cyane kudusobanurira Dieudonné. Ngaho Clementine, rangiza rero tubwire, umaze kubona ubonye aya manota akwemerera kujya muri iyi mikino Olympique y'i Paris, wiyumvishe gute? Igihe nyine nayikoze ejo bundi, nahise nitahira njya kwiruhukira, ubwo ndi gutegura nyine iyo Olympique. Byarakunejeje ariko kubera ko urumva ukuntu Dieudonné bidusobanuriye ni umuhigo ku Rwanda. Byaranejeje nyine utabyumva uko njyewe nabibaraga, numvaga n'uwabaga yabimbwira ngo nakora amasaha 2:26, numvaga muri gihe bitashoboka kubera ko nzi yuko ibyo bihari by'Abanyakenya, Abanyetiyopiya, Abagande, numvaga aribo bakora ibyo bihe. Njye rero ntabwo numvaga yuko byashoboka ko nabibona ibyo bihe. Ubwo rero urumva yuko byagombaga kunshimisha ku rwego rwo hejuru. Wowe ibihe wagize rero ni kangahe? 2:25 n'amasegonda 53. Okay. Niyo nabonye bakishije. Ibiganiro bya BBC gahuzamiryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa baza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Jya kuri bbcgahuza.com maze ushake ahari podcast. Amakuru yose y'uko podcast ikora nuko wayishyira muri telefone yawe, byose urabihasanga. Reka rero mu gusoza ibiganiro by'amateka, kuko mu kanya nyuma y'akaruhuko turaza kujya ku kiganiro noneho cyo kureba ejo hazaza hacu, ariko mu gusoza aya mateka yacu ndaza kuza kuha ijambo Jean Marie Vianney Ndagijimana kuko afite gahunda agomba kujyaho. Ariko reka mbanze ngaruka hano kwa Mukamurenzi Marisiyana. Mukamurenzi Marisiyana, muri iyi myaka yose watubwiye watangiyemo kwirukanka, no kuvuga mu 1976, icyakubabaje muri ibi bihe byose ni iki? Icyakunejeje muri ibi bihe byose ni iki? Ikibazo mumbajije kirakomeye kugira ngo ngisubize uko bingoye, ndumva bingoye pe. Hera ku cyiza.
icyakunejeje wumva kiruta ibindi byose ni iki? icyanejeje ni uko nagiye kwirukanka muri Kenya muri shampiyona d'Afrique nkaba uwa kabiri. Ninjye wacyuye umudari njyenyine mu Rwanda. Byaranshimishije cyane ko byatumye ngera n'ahakomeye, ari naho abafaransa bambonye. Sinzi w'umufaransa iradiyo yakoreraga nibwo yandikiye u Rwanda asaba u Rwanda ngo nzaze kwitoreza hano mu Bufaransa. Nuko rero naje hano mu Bufaransa muri 1987 je gutegura Jeux Olympiques ya Seoul. Ndibuka ngewe nkiri muto wajyaga ujya gufata indege cyangwa uje utashye abantu bakajya kugutegera ku kibuga cy'indege. Ibyo ntabwo byagushimishaga cyane? Byanashimishije cyane. Kugenda mu ndege bwa mbere nicyo kintu cyanshimishije. Tujya muri Gabo kuko twagiye n'indege ya Habyarimana ya Perezida wa Repubulika yaduhaye Impala Karaveri, niyo twagiyemo. Byanashimishije cyane no kugaruka biranshimisha. Hanyuma ngeze iwacu mu giturage ku buryo abana b'iwacu bose bo ku musozi babatumaga kuvoma bakavuga bati tugiye kwirukanka. Wasanga ku musozi wacu bose bari kwirukanka. Kandi no kuba warabaye icyamamare mu Rwanda hose, ibyo bihe nk'ibyo bihe byiza nk'icyo wibuka uvuga uti ndibuka rwose mvuye nko mu irushanwa ukuntu abantu banyakiriye bikora ku mutima wanjye, nta bihe wibuka nk'ibyo? Ibihe nk'ibyo ndabyibuka. Nibuka ko icyo gihe mvuye kuruka muri Kenya, ambasaderi wari muri Kenya witwaga Amuri Suwede. Nibuka ko na ambasaderi Ndagijimana Jean Marie Vianney yaje muri Kenya aje kudushimira. Noneho icyo gihe nibwo bafunguye isanduku yitwa Fomu Kamurenzi, bandikira Perezida wa Repubulika ko iyo sanduku bagomba kuyishyigikira na Minisitiri w'Urubyiruko yitwa Ndindirimana Augustine. Hanyuma rero bavuga ko abantu bose bagomba kuyishyigikira. Navuyeyo ntazi, ntabwo twari tuzi amafaranga yari agezeho, ariko ndibuka ko bayifunguje. Hanyuma bavuga ko buri mukinnyi uwo ari we wese uzajya ajya mu mahanga agatsinda bazajya bakora muri iyo sanduku yitwa Fomu Kamurenzi. Ntabwo yari iyanjye, yari iy'abakinnyi bose, ko bazajya bakora muri ayo mafaranga bakamuhemba. Nta faranga na rimwe wigeze wakira rivuye muri iyo Fomu Kamurenzi? Oya, nta na rimwe. Hanyuma rero dutashye tugeze i Kigali, tugeze mu Rwanda, nibuka ko icyo gihe batwakiriye muri hoteli Bienvenue. Icyo gihe nibuka ko Minisitiri w'Urubyiruko ari bwo bwa mbere yampaye amafaranga menshi. Byananshimishije cyane. Karinda Viateur rero akagiye yarangaye ubwo ni amafaranga yavuzwe yampaye 500,000 by'amafaranga y'amanyarwanda. Nibuka ko n'icyo gihe twajyanye n'abakinnyi b'amagare n'aba basket, ntabwo mbyibuka. Icyo gihe twaratahaga kubera ko u Rwanda rwacu rwari rukenye. Imyenda twabaga twambaye n'inkweto twabisigaga kuri minisiteri. Hanyuma abakinnyi bajya kugenda bakongera bakongera bakabisubirana. Nibuka ko hari n'icyo gihe bambaraga n'imyenda y'Amavubi kuko u Rwanda rwari rukenye. Icyo gihe rero minisitiri yaravuze ati buri mukinnyi uwo ari we wese, uwatsinze n'uwatsinzwe, buri wese ndamuha 30,000 by'amanyarwanda, kandi imyenda bajyanye bayigumane. Byaradushimishije cyane rero. Ikindi kintu cyanshimishije, nishimiye kuramutsa Perezida wa Repubulika kuri stade i Nyamirambo. Wari umaze gutsinda irushanwa? Nari maze gutsinda. Twari tuvuye ko ntibuke igihugu twari tuvuyemo, banza nari nazanye imidari 2 ya zahabu. Icyo gihe rero nibwo Perezida wa Repubulika nawe yampaye kado. Iyo mpano yari iki? Yari ipfunditsemo iki? Impano yampaye ntabwo nigize nyivuga. Wayivuza aha kuri Gahuza Miryango? Karacyari agaseke. Karacyafunze na n'ubu? Na n'ubu. Twari tugiye kukamena. Uretse ko ntagize amahirwe yo kukagumana kubera amateka yacu y'igihugu nyine ubwo byarasigaye nyine nuko byagenze. Kubera intambara? Kubera intambara byasigaye iyo ngiyo. Hanyuma rero icyakubabaje
kuko habamo ibyiza n'ibibi. Icyo wumva nacyo cyagiye kikubabaza, wenda nk'ibyo ushaka kugeraho ntubigereho, inzitizi zabagamo, wibuka ari nk'iki? ko nababajwe na byinshi se wenda kubwira ngo duherere ku cya mbere n'icya kabiri. icya mbere cyambabaje ni uko nahunze igihugu, navuye mu gihugu, nabuze igihugu, n'ubu nkaba nkiri hanze. Ibyo biri mu byambabaje kandi n'ubu biracyambabaza. Ariko ntabwo uteganya gusubirayo? Nzasubirayo, n'ubu ndabyifuza rwose, nzasubirayo rwose mu gihugu cyambyaye, nifuza kongera gusubirayo. Gusa ufite inzitizi, urabuzwa n'iki bwo? Haracyari utuntu dukeya. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri se ni iki? Ni byinshi. Ni byinshi n'ubu biracyahari byinshi cyane ibigenda bikubabaza. Ndavuga nko mu mukino, igihe washakaga nko kwirukanka ukabona ntugeze ku mwanya washakaga, igihe se hari ikintu cyambabaje. Turi kwirukanka, twagiye muri lokale mu Ruhengeri, turagenda tugeze mu Ruhengeri turiruka, tuvayo batujyana i Butare. Noneho icyo gihe nibuka ko ariho bari gutoranya abantu bajya muri Algeria cyangwa Niger, ntabwo nibuka. Ariko tugeze i Butare, antreneri wacu aravuga ngo umuntu utarakora ibihe, par exemple nk'uko nirutse ibirometero 42, noneho iyo habayeho igahoraho, ngo umuntu utariruka ngo yiruke nka byo Mukamurenzi yirutse, kandi uwo munsi wari wo wa nyuma bari guseregisiyona abajyayo, ngo niyo wakwiruka ukaba uwa mbere ntabwo ugenda. Icyo gihe rero icyo gihe naratashye ndagenda mara imyaka 3 iwacu utiruka, nirukanka, baranyibagiwe kubera ukurakara. Oya, ntabwo ari ukurakara. Icyo gihe twatahiye aho ngaho, ntabwo bongeye kumpamagara kuko utagejeje kuri uriya muhigo, kuri uwo mwanya. Ariko bakinyi baragiye, ubwo ndagenda mara imyaka 3. Hari undi muntu waje arebye mu bitabo aravuga ati twongere duhamagare Mukamurenzi. Icyo gihe nibuka ko habaye ibintu birebire, baranshakisha, baravuga Mukamurenzi yarashatse, baravuga Mukamurenzi yarabyaye, afite abana n'umugabo. Icyo gihe baranshakisha kugira ngo bambone, babanje gutuma ku Gisenyi nabo batuma kuri sous-préfecture nayo ituma kuri komini, kuri encadré wa komini nawe niwe wantumyeho. Noneho ndagenda, urambwa ngo ninjyane ngo irangamuntu yanjye. Ngeze kuri sous-préfecture ku Kabaya, mpageze baranyaka irangamuntu, nyibigwa icyo bari kuyanyakira ntabwo bigeze bambwira. Noneho barambwira bati genda, mbereka irangamuntu, basanga nta mwana urimo, basanga nta mugabo urimo. Baranambaza bati se warashatse? Ntiwoya. Ufite fiancé? Ntiwoya. Warabyaye? Ntiwoya. Mbereka irangamuntu. Hamaze iminsi ngiye kumva numva barampamagaye. Icyo gihe rero byambereye inzozi, ariko icyo gihe nageze i Kigali nuko nongeye gutangira kwirukanka. Reka tube duhiniye hano rero. Mukamurenzi atugejeje. Ku cyumweru gitaha tuzabagezaho ikindi kiganiro gitandukanye n'ibi, ariko kuwa gatandatu ukurikiyeho, ni ukuvuga ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa kabiri, tuzakomeza n'igice cya 3 cy'ibi biganiro ku mikino ngororamubiri mu Rwanda. Mbibutse yuko ibi biganiro mubikurikira no kuri Kisoro FM muri Uganda, kuri Facebook, kuri BBC Gahuza, ndetse no ku rubuga rwacu rwa bbcgahuza.com. Reka mbe mbasezereye aha, mwari kumwe na Ferenga Kwaya, naho ubutaha.